Reka mbasuze kandi mbifuriza ikaze mwamukomeje kurikirana ibiganiro byacu nimukomeze kugubwa neza umuherere hose ubaye utarakora sub wayikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho aho waba uri hose kandi waba udushyigikiye. Rero murabizi twibanda ku nyungu zitandukanye ku bintu bivugwa hano mu karere kacu k'u Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'inyuma y'umugabane wa Afurika ku yindi migabane, naho tukagerayo tukagenda tureba ibiri kugenda bihavugwa. Hanyuma rero ibiri kugenda bivugwa mu buryo bw'incamake nuko hano mu gihugu cya Kenya ngo umwana w'imyaka 9 yatabaye abantu bari bagiye kugwa mu manuka. Niki uyu mwana yakoze iki kugira ngo atabara abantu? Turaje tubirebe mu makuru yacu arambuye. Hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda bakaba bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Uyu muyobozi uri kwiyamamaza Bobi Wine akaba yahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu gihe yararimo yiyamamaza anataha, akaba yagomeje guhura n'ibibazo bimukomereye. Turaje turebe rero nibiki uyu munyapolitike uhanganye n'ubuyobozi bwa Uganda yaba yahuye nabyo. Turaje tubirebe mu buryo burambuye. Tugarutse ku nkuru yacu mu buryo burambuye hano muri Kenya nuko Boniface Njoroge w'imyaka 9 wo mu gace ka Murang'a muri Kenya yaba yatabaye abantu nyine 9 bari bagiye gupfira mu manuka y'imodoka. Uyu mwana rero akaba yatabaye abantu 9 rwose, akaba yabarokoye ubuzima bwabo, akaba babukesha Imana, ariko binyuze muri uyu mwana witwa Boniface Njoroge akaba ari we wabashe kugira ngo ubuzima bw'aba bantu bube bwakomeza kubaho, bube bwakomeza gusagamba. Hanyuma rero byagengutse uyu mwana rero ngo yatabaye aba bantu ubwo imodoka yari irimo se ndetse na nyina, urumva yakoraga impanuka ikayitigwa mu mazi menshi cyane, yaguye mu mugezi hano mu gace ka Kiyama. Yamara kugwa mu mazi rero ngo uyu mwana we yahise asimbuka, nawe yari ari muri imodoka, hanyuma ngo arasimbuka ayivamo. Uyu mwana rero yahise yirukanka ajya gushaka ubutabazi hafi aho ngaho. Rwose yakoze ikintu cyiza cyane, umwana wamenye ubwenge, umwana w'imyaka 9 murabizi bari abana bakiri batoya, ni nk'umwana wiga mu wa 3 mu wa 4 gutyo, urumva ni umwana ukiri mutoya cyane, ariko mu by'ukuri akaba yagize igitekerezo cyiza, Imana ikaba yamuvugiyemo. Ubwo ngo imodoka ngo yibiraga muri aya mazi we yabashije gusimbuka. Mama we nta nubwo yakekaga yuko uyu mwana yaba akiriho kuko yahise yumva ko we amubuze. Hanyuma ngo yahise yirukanka ajya gutabaza, rwose aratabaza abantu ngo baza kurohora iyo modoka. Ngo ariko ikintu cyabayemo kinababaje cyane nuko uyu mwana nubwo yatabaje ngo se w'uyu mwana yahise apfa, ariko nyina we abasha kurokoka ndetse n'abandi bantu bake bagiye barokoka. Nubwo hari n'abandi abantu bapfire muri impanuka, ariko harimo abantu bahise barokoka. Ariko nkuko biri kugenda bigaragara, nkuko bakomeje kugenda babitangaza, byatangajwe ko ubundi nta muntu n'umwe ari kurokoka muri uyu mugezi kubera ko ngo ni ahantu habi cyane. Hanyuma rero uyu mwana rero akaba yaba yabigizemo uruhare kugira ngo aba bantu barokotse, abantu bakomeje kubaho babiho, uyu mwana akaba yabigizemo uruhare. Twihanganisha umuryango w'uyu mwana, harimo n'uyu mubyeyi mama we wabashije kurokoka kabisa. Imana yabashije kumurinda, nubwo bitakunze ko se abaho, ariko hari abo uyu mwana yarokoye kubera ko ntabwo byari gukunda, nta numwe wari kurokoka nkuko bakomeje kugenda babitangaza. Polisi rero yo muri aka gace yavuze ko abakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro biri hafi kugira ngo babashe kwitabwaho. Biri kumvikana ni ibintu byiza cyane, ni ibintu nyine bigaragaza ko polisi ibyayo yabikoze, polisi ibyagomba gukora yabikoze, nubwo hari abitabye Imana, ariko hari nabo yabashije kuba yakiza ubuzima bwabo. Hanyuma tugarutse ku yandi makuru yacu hano muri Uganda nuko umuyobozi umunyapolitiki uhanganye ni Yoweri Kaguta Museveni mu by'ukuri akaba akomeje guhura n'ibibazo bimukomereye cyane. Umwuzure rero wazonze Bobi Wine ariwe muntu uhanganye n'ubutegetsi bwa Uganda, ko murabizi ko umwaka washize yagize amajwi ari hejuru ya 35. Akaba ariwe muntu uhangayikishije Perezida Yoweri Kaguta Museveni kuko niwe muntu bisa nkaho bahanganye cyane. Akaba yahuye n'ibibazo bikomeye cyane rero ubwo yararimo ava kwiyamamaza. Yitwa Robert, biri kumvikana Kagulani kabisa, utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, yaguwe no gukomeza ibikorwa byo kwiyamamaza kubera imvura ikomeye cyane yaguye hano muri Otuko kuri tariki 28 Ukwakira 2025. Hano muri Otuko rero hakaba haguye imvura nyinshi cyane, bikaba byamubereye imbogamizi ikomeye cyane
muri gihe yari arimo yiyamamaza. Abanyamuryango rero b'iri shyaka rya NUP ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda mu by'ukuri rikaba ryahuye n'ibibazo ubwo ryarimo ryamamaza, ryahuye n'imvura nyinshi, hanyuma ngo baza kugaragara mu muhanda bambaye inkweto, bavuye mu mamodoka barimo bagenda n'amaguru kubera ngo uyu muhanda wari wuzuyemo umwuzure mwinshi cyane, hanyuma bakaza kuba bavamo nyine bakagenda n'amaguru, ibintu bitigeze bishimisha abanyapolitike. Bakaba bakomeza kugenda babashinza ubuyobozi bwa Uganda kutagira icyo bitaho, kutagira icyo bakora, kuko ngo uyu muhanda wari wuzuyemo amazi menshi bigiraho abantu bava mu modoka bakagenda n'amaguru. Si bo bonyine rero n'umunyapolitike Bobi Wine uzwi ku izina rya Bobi Wine nyine, akaba nawe yagaragaye yavuye mu modoka arimo agenda n'amaguru kubera umwuzure ngo wari mwinshi cyane, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Ibi rero ntabwo byigeze bimushimisha habe na gatoya, kubera ko yakomeje kwitagenda bishinza ubutegetsi bwa Uganda, avuga ngo ibi ni bigaragaza ko ubutegetsi bwa Uganda bwa Yoweri Kaguta Museveni butajya bukora imihanda. Rero akaba yakomeje kugenda avuga ko igihe we baba bamutuye nyine ibi bitazigera bigaragara rwose, bitazigera bibaho. Uyu munyapolitiki rero akaba yakomeje kugenda nyine azonga cyangwa se avuga nabi ubutegetsi bwa Uganda, avuga ko ashinza ubuyobozi kudakora imihanda, ariko akomeza kugenda yizeza abaturage ko igihe cyose baba bamushyizeho ibintu bizagenda neza. Murabizi rero ko hano muri Uganda amatora ateganyijwe muri uyu mwaka wa 2026 muri Mutarama, akaba aribwo aya matora ateganyijwe. Umunyapolitiki nawe rero nawe wakomeje kugenda azonga iki gihugu cyangwa se ugomeje guhangana n'ubutegetsi bwa Uganda, akaba nawe akomeje kugenda avuga yuko ewana ari tayari yo kuba yakegukana uyu mwanya wa perezida, nk'uko ari kugenda abitangariza abari kugenda babana nawe, abari kugenda bamushyigikira. Ngayo nguko rero amakuru yacu umunsi yarayo ngayo, namwe mukomeze kugubwa neza.